mwiza muhari harimo Ramadan Kabwiri samuri muri twara neza wantunguye ejo nziko Adolphe uri bufate kandi Adolphe umwanya narangara arawutakaza rwose ikibazo yenda kizaye mu banyamahanga bakwiriye gukina ariko nabyo ntibizagorana ko amenshi na mafrop Traoré ntibizagorana wahitamo kuzana kuri touch Kamara wapi natemeza abantu ko turavuga Kamara ntituramubona kina ejo yaje asimbura ntabwo turabona Kamara nyawe abanyamahanga yaba ari mbirizi mu bashoboye na Osaruwe ivi ryaboze wamwizera gute ariko yarimo ni muzima kazo nukuri kozaho kongera gasubira mu bitaro yari muzima ikibazo ni kimwe arawutera kuva muri Bugesera ivi rya rifunze ryabaga rihambiriye muri Rayon Kalisa Rashid yavuye muri Kiyovu rihambiriye bamukozaho akongera akagenda Osaru atemeye kubagwa ntabwo wamwizera 100%. Twari tumubura hambere twabirwa ibyari byo kubanza bagamukojeho mu nzove mu byibuke twabona ko yabuze muri match yabaye ko hari ingingo atamukinisha ariko birashoboka ko burya n'imyitozo yatinze kuyikora kandi ahari uwo ntumwizere cyane keretse niyemera kubagwa bitari rero Kabwira umwanya arawutwara wa mugabo arawutwara ko abanyamahanga baranakina neza hejuru ibyo byose banzanye muri 11 kwinjira mu kigo kongezamo babiri abanyamahanga babiri ikipe yishizemo code kazuduhere kuri aba bakinnyi 11 niba Ramadan Kabwira guhaye game nziza imwe nta mpamvu yo kumwambura ndi mahirwe ugiye gukina game ya Sunrise muhandi mahirwe akine yagarutse kuri match ya Sunrise Sanfort hanyuma twinjiye muri defense centrale yaramaze iminsi championnat tangiye ari gukoresha Isaac Mitima anakoresha Ndizeye Samuel none se mu gihe Eric Ngendahimana yaje ari umudefenseur wizaniye abari bakanamwishyura amafaranga menshi yo ku rwego rwo hejuru uwo mudefenseur niba yagarutse anameze neza sumu no guhabwa amahirwe kugira ngo nabo banze umurebe kandi umwanya ruwe umukino wo kumushyiramo genemera ko defense ya Rayon Sport ikomeye niba rwatubyari muzima yakize ari muzima 100% niwe Ngendahimana rero umukino mwiza experience Ngendahimana uburebure bwe umukino kine nk'umukasera akajya muri defense afite akarusho cyane nta gitego cyo hejuru ku mutwe wa mutsinda abantu rwatubyaye kimwe rwatubyaye nawe nuko nusaba imbaraga hejuru timing hejuru y'abadagusunikana ntabwo ukura mu mwanya rwatubyaye rwo ngo ni defense y'urutare kazu uzi n'ikindi bikongera no muri kona rwatubyaye cy'umutwe yakigwa Samuel yagutsinda igitego hejuru y'ibyo bintu yakigutsinda kimwe nuko nawe bigoye kugitsinda bwo no mwizamu ryawe kuko agutanga umupira aradefanda neza ajya no kugitsinda yego hanyuma icyo navugaga game yari nziza yo kongera kumutangiza hano muri championnat yari uyu mukino nyine wa Sunrise ni Sunrise igihe rwatubyaye yagarutse bagomba ko bari kumwe iyo akayubaka umutoza akayubaka abadefenseri babiri bahenze ikipe ya Rayon Sport abadefenseri babiri bahagaze neza bakanagira mu kibuga icyarimwe tukabanza tukareba iyo duo kabiri na gatatu n'abakinnyi b'ikipe nationale byongereho yego abo ba Mitima na Samuel ikipe nationale n'abakinnyi basanzwe bari hasi hanyuma twanyura kongera Imana atabanjemo muri cyane ariko yari ari mu makinnyi 30 yego bano umukinnyi umaze igihe hanyuma wareba izo mpande ebyiri z'ikipe ya Rayon Sport zo zimaze gufatisha iyo ganijura atavunitse ameze neza muvandimwe arabizi ntiyacaracara kabiri nubwo nkuru nziza Felicien bamuzanye mucyo Didier Junior yamaze kwidistinga arazamuka byo ku rwego rwo hejuru twaramubonye Didier arwaye malaria yaje masimbo igice cya kabiri Felicien ari hasi ntabwo ari ku rwego rwa Didier abantu bose babuze ko atagenda nibiki yanga baziritse akini ahantu hamwe atava hari ubwo muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport naho byari sawa kuko niba udafite Mbirizi ukaba udafite Osaruwe abanyamahanga babiri ntibahari yagombaga no gutestinga akareba kuri abakinnyi b'abanyarwanda noneho bo mfite bankorera mediane imeze gute none se ikibazo ni kimwe Wasiri Kazungu arashidikanya kuri Osaruwe akavuga ati ivirye numuranzi ariko ntashidikanya ku buhanga bwe ubushobozi mushidikanyaho ariko igihe cyose ivi barikojejeho azajya cyane yarashiderega rero niba ushidikanya mwe mwijya kure Wasiri muri cyane Rashid yavaga mu kibuga arizwa ni master we Wasiri haryazwe master we none urwego agezeho muri iyi minsi ari gucyara ahubwo anameze neza anameze neza we na Mbirizi umwanya urahari anameze neza Faustin ku bantu bari kubyibuka twinjiye ngo muri uyu mukino ndi gukurura amarorance nk'abiri atatu yiwe yakoze muri uyu mukino kandi yari ameze neza
byarenze ku rwego rw'uko noneho ari kwambura imipira akayikinana n'umuntu witwa Ndekwe ufite inshingano ku munsi w'ejo zo gufata iyo mipira master amaze kwaka akayitembereza mu kibuga. Bitandukanye n'indi minsi inshingano Mbirizi yari asanzwe afite muri match y'ikipe ya Rayon Sport yari yose mu gihe ari mu kibuga. Uyu mukino w'ikipe ya Sunrise rizafashwe n'umuntu witwa Ndekwe, yafataga baro akuye kuri master akayitembereza mu kibuga. Bitandukanye nuko Mbirizi yabanzaga kuyimugezaho kugira ngo ayitembeze muri kino gice cy'imbere. Yafataga umupira uvuye kuri master akawutembereza mu kibuga cyose, ariko noneho ukuye inyuma ari naho havuye amakosa menshi bagiye bamukorera mu kibuga hagati. Hakiyongeraho izi mpande z'ikipe ya Rayon Sport ziri uyu muhungu witwa Haji. Ariko akantu gato ngusubiza inyuma, ndabona abantu banabyibazaho kuri Samuel ngo ameze neza ntakorwaho, ariko bashobora kuzamubona kuri match nini se ameze neza kuri ndetse yahuye n'umwataka urya nabo ni bandese. Ni naho hantu yereka nk'urugero nk'ubu Rayon Sport isotse ukayihuza n'ikibazo mu baturanyi gusa zisanzwe. Samuel yafata amahere twe kujya kure ngo mubarabu hehe. Ushobora ngo defense arakomeye ahura nande n'abataka bayi bameze bate. Iyo rero yahuye na Kiyovu bigenda biti kuri uwo Samuel kuri Vipers se ntibamubonye. Ese uwamugani Samuel ameze neza. Ubu nire yutegura ubu izasohoka, nire yitegurwa izatwara igikombe kanasohoka. Ntabwo uzasohoka rero uzana abakinnyi bashya batamenyeranye. Nire izasohoka yitegura ubu. Ni rwatubya uzasohoka na Eric bakamenyeranye na Ganijuru na Mucyo Didier. Ariko wimbwira ngo Samuel uzabujyana muri Champions League se? Ni nacyo kintu umwataka ababahagaranya bose. Uyu mwana duhagararanye bimeze bite? Biraza kugenda bite? Hote uyu mwana namubaye bigatuma kuko urumva Tom Mayere yakigutera hari byoroshye cyane. Aramusumara kwirukanka. Iyo Rayon Sport ni wakinisha Master Mbirizi imbere. Master Mbirizi yo kudefana ntabyo ashoboye rwose. Nyine Master akabikora wenyine. Kuki se bibaye byiza nibyo navugaga yajya akina bane babiri. Bibaye byiza akinisha abantu babiri hagati gusa Master na Mbirizi. None akagira abawinga bakomeye. Haji we yatwemeje onana nagaruka atari bya bindi yaje yavunitse. Haji nakorwa kuri 11 onana ikizamini gihari rero. Kamara arakomeye kuko esenu ni darapo niki senze uko navuga ni igitego cy'umutwe kiba ari mu kibuga. Uragera ukibagirwa ko nahari, uragera ukibagirwa ko ari mu kibuga. Ejo abo twari kumwe naravuze ni Musa Esenu ko atagaragara batsarimo. Urubagiyewe nabonye liste bo ntayo babonye, ariko nakwa kuni nyina mwari banagaga yarabera kure batunguwe Esenu arimo. Ntabwo bamona tanga pass ntiwamu arimo nyine gusa. Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye cy'abataka gikomeye. None byagera kwitwa Traore ubwo mu myanya izagura ni imbere nta n'ahandi hantu ho kujya gushaka utagiye no mu bintu byinshi. Izindi poste zose uyu munsi bagiye bafite solution. Rero nishaka umuntu wo kuri point ukomeye nyawo ufatika. Apana ushakisha Mohamed Shabani Foste. Apana ushakisha Shabani Mohamed Shabani Kazu ntaba ari wa muntu uvuga ngo yaza ni wa mukinnyi uje kumarira ku buryo naza kanabibura kizaba ari ikindi kibazo. Rero ngo baravuganye twagize ni foto ye hano yambaye brassard ya equipe nationale wanzari ya Chani. Mohamed Shabani ngo no mwataka ucicundura cyese niba bayihangitse, ariko umuntu ukinyi wambaye umwenda wa Uganda w'ikipe y'Igihugu banze byabaye Senu. Umukinyi wambaye umwenda w'ikipe y'Igihugu ya Uganda ndamuba yarawambaye mu myaka 2 ishize. Cyese ni kibazo aricyo, ariko umukinyi wambaye ikipe iyo turimo brassard ya Uganda iyireyo Kazu Mohamed Shabani iyireyo nibasubira ku isoko arijigo uwo mukwambara iruzuye Foste apana kuryamira nta muntu utaryamira na Kamara yaryamira. Ubu uyu munsi bategetswe kujya kuzana umwataka ku buryo Haji nafata baro ntagatekereza kuyisubiza kwandika ngo igitego kiboneke. Twa turafata baro dushyira muri box tujya gushaka umwataka utsinda igitego, kuko no ku munsi w'ejo byaragaragaraga ko baro yose icyo bari gukora turigerageza tubanze dutereke miza mu mbere nabo turashyira muri box rimwe kabiri byanze ibintu byananiranye. Reka noneho tugerageze niba ari shot ngewe niba ndi Paul Were ndohereza mwizamu mbanze ntestinga umuntu witwa Fashingabo Didier ndebe niba ari tayari. Igice cya mbere cyo cyarangiye ari ubusakuza, ariko Rayon Sport yabonye amakona ahagije. Ramadan Kabiri kumubona cyo cyari ikibazo.
kuko Sunrise kuhagera byari bigoye yarahageraga ariko gutera ikintu kigana mu izamu cyari ikibazo. Oya Sunrise umutoza akiri umupira w'ubwoba ariko Rayon Sport dushimire cyane ari ingingo Francis abava mu mupira mwiza ngo ibiki n'ibiki ufinyoye niwe muretse cyane niba ushaka igikombe ushaka amanota 3 uko akina kose no ushaka ukigwira igitego abandi badandabiranye nabanganya utsinda batsindwa utsinda. Rayon Sport igize 18 kuri 18 ndahamya ko match yagorera ikirane bazayitsinda akagera 21 bagahora na Kiyovu afite 21 mbere ko bahora na Kiyovu. Iyo ushaka igikombe usukuye ni bya retour. Oya ikipe yaramenyeranye abakinnyi ntibamenyeranye bamwe bavuye abandi bavuye mu makipe atandukanye ariko kugeza ubu kuba hari ingingo ashaka atataka yabona atataka yabona n'ikimenyetso cyiza cyerekana uburyo ari seriye kuri iki gikombe. Bimwe mu bintu byamunaniye byanamukuye ku gikombe mu ikipe ya Kiyovu. Dusubire inyuma tubyibuke neza. Amakipe mato niyo ari gukubita aya makipe mato niyo yamunaniye. Iyo Espoir iraza yananiwe na Bugesera Arena Tour Gasogi ananirwa Gasogi yarati kwinyamirambo abantu bose bafata ku munwa ananirwa Etoile de l'Est yamanutse Arena Tour imikino ibiri kuri ayo makipe. Izo kipe ntoya zananiye bose izo ekipe yo zamaze kukunanira igikombe buri kure yacu wagikura he kuko nka Perere reka tuyiganire yatwaye igikombe muri sezi itambutse irabara imibare imeze gutya yananiwe nini itsinda into irabara imibare imeze gutya AS Kigali nushaka uzunsinde nta kibazo ndagute ngwino ukubite nta kibazo ariko izindi ntoya ntizantsinde wowe Kiyovu ndagushaka inota rimwe aka kanya match yo kwica nushaka uzansinde nta kibazo ariko iyi polisi ndatikura ariko wasiri iyi Sunrise hari ingingo atazana ibyo umufana wa Rayon aryoherwa yukubise ikigugu ibyo natse ko n'ikipe zose kugira ngo ikipe watwara igikombe City tsinda zombi ntoya nini nasaba bakubwira ko umufana wa Peru wari wese muganiriye abareyo binyo nyine ni byiza ndashimira hari ingingo ariko nawe ari kujya ku gitutu cy'ibigugu ntuzahura na Kiyovu ngo gutere umureyo ngo yibuke ngo watsinze Sunrise ni nacyo kintu gikomeye ko ari gushaka amanota ni ukuvuga ngo uzatsinda Peru utsinde Kiyovu ariko nicyo tuvuga icyerekezo arimo ni cyiza kiretse abagitangaza akanganya hari gihanganyije arigereyo yanganyije na Gorira ko Gorira yakaniye cyane abantu hari ikintu bibeshya akagira ngo kuba ati haji kuko ari umureyo ararekera n'abahungu be reka ku ikipe ashyira amafaranga ye bwite aba yakaniye kuri match ya Rayon imutsinda bigoranye cyane uyu wa gatanu bigoranye cyane ni nacyo kintu kiremereye poste ariko niyo mpamvu ngo Rayon Sport yifite form izatsinda Gorira ko byamera kose iyi Rayon niyo mpamvu rero iyo form uko kumena neza kwayo kuzayiha amahirwe gutsinda Kiyovu nubwo nta byemeza cyane kujana. Ikindi kintu bazanye Faustin na Kazungu hari ingingo yakoresheje muri Mukura hari ingingo yakoresheje mu ikipe ya Kiyovu Sport ubu ntiturajya kuri cya gitego uburyo kinjiye abari kubona uburyo ikipe ya Rayon Sport iri gutangira umukino bimwe mu bintu byagiye bituma batakaza game ntoya mu ikipe ya Kiyovu Sport hari mu burangare bw'uburyo zitegurwa n'imbaraga bashyiramo match yari yose muri Rayon kuri hari ingingo uburyo nyine match yose itegurwa kimwe ariko noneho ikindi kintu yazanye mu ikipe ya Rayon Sport buri mukino wose batsinze niba prime yacu yari 40 n'urugero hariyongera amafaranga 10,000 kuri uwo mukino dutsinze nuvuga ngo niba ku mukino ushize twarabonye amafaranga 50,000 ubihuje nante kuri uyu mukino niba nuvuga ngo niba baratsinze match ya Marine birumvikana ko ikipe wayibagamo urabizi niba umukino kijyanye na gatandatu mwiza Faustin niba waragendaga muri bisi ntiwabiyoberwa umugoroba mwiza rwose no gatandatu mwiza ni ukuvuga ngo bahire kuri match ya Marine niho byazamukiye bavuye kuri 35 bajya kuri 45 yego bamaze gutsinda ikipe ya Marine bafashe 45,000 Kazungu bava kuri 45 batsinda match ya kuko havuyeho match ya Marine hakurikiye iyi match bava kuri match ya Marine bakinnye match yujuje amanota 12 kuri 12 yari match ya Rwamagana barayitsinda bibi 55 bava kuri match ya Rwamagana hajyaho iyi match ya Espoir biba 65 ubwo niba bamaze gutsinda iyi match ya Sunrise batsinze ku mugoroba bisobanuye ko ari 75 kimwe mu bintu byakuraga abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bigatuma bata concentration ku myitegura ya makipe mato yagiye n'abatsinda muri sezi ishize harimo ko prime irasanzwe nyine ubuyobozi burabereka ko match nyine ni match nyine isanzwe nyine barayifata nka match ntoya ariko se Faustin uratekereza niba umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport
arimo arabara 75,000 biza kwinjira kuri account yiwe natsinda ikipe ya Sunrise, wamuhagarara imbere Faustin, wamuhagarara imbere prime iraba motive bishuka byo byonyine. Arimo arabona prime 75,000 agezeho gutakaza umukino birabasubiza kuri ya mafaranga basanzwe bafata, bongere batangire bundi bushya. Gusa ikintu twavuga hano kugeza ubu ufite imibare y'ibitego na statistique zose z'ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu wabinyuriramo abantu. Rayon Sport imaze gutsinda ibitego bingahe, itsinzwe bingahe mbere yuko tujya kwamamaza? Twinjira muri statistique z'ikipe ya Rayon Sport wihuse. Uyu mwaka w'imikino imaze gukina imikino 6, imaze kwinjiza ibitego 12, yinjijwe ibitego 3, izigamye ibitego 9. Iyi Rayon Sport ibyo bitego 12 tumaze kuvuga bigabanywe n'abakinnyi 7 nibo bamaze kwitsindira ibitego. Onana afite 3, Esena afite 2, Mucyo Didi afite 2, Mbiriza afite 2, abafite kimwe n'Indekwe, Paul Were na Raphael Osaruwe Olise.